buriya gukoresha n'ubu naje sinovuga ikinyamurenge ngo mvuge phrase 10 ntarashiramo ikinyarwanda cyangwa se urundi rurimi kubera ko bitewe n'ahantu twabaye twagiye dufata wenda indi mico ntago ari byiza ko umuntu avanga ariko hari igihe amateka nyine bituma nyine biba so kuvuga ngo umuntu yasubije wenda mu kinyarwanda cyangwa se arimo yavuze iri mu kinyarwanda cyangwa se mu rundi rurimi mbonye umugeni ibyo nabyo ni byiza ntitubitsinde taho byara umukobwa ngo areke kwifuza ko azashakwa kandi neza rero rwose nkumva mutinyuke twaje mu mujyi nk'abandi tugomba kuba evoliwe ibitekerezo bikareka kubatama ntabwo turi minembwe cyangwa imirimba hano turi mu mujyi kandi turi muri 21e siècle ibihe byarahindutse tureke gukomeza kumera nk'abantu bo mu kinyejana cyashize waba wifuza gukora ingendo zitandukanye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye ingendo limited ni igisubizo mwari mumenyere ko tubohereza imizigo yanyu mu bihugu bitandukanye mu gihe gito ubu twabazana indi service ingendo travel agency tukatishiriza amatike y'indege wifuza wibereye iwawe n'abawe duhamagare kuri izo nimero cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri email mu kanya nk'aho guhumya no guhumura irabikugezeho ingendo travel agency ni igisubizo. Murakoze cyane cyambere ndashima ko igikorwa cyagenze neza nkuko twari tubishaka harabaviriyemo mu ijonjora bishingiye kuri criteria twari dufite abantu antenne bagenda bakira candidature n'amafoto y'abamiss bamwe baviramo birumvikana ni irushanwa harabazamuka nishimiye kuko uno munsi hano muri akarere ka Kasarani Umoja nako Kasarani Gudurai na Mwiki hazamutse batatu kandi bazasanga abandi benshi bari Umoja 2 Umoja 3 Kayole hakaba none na Kitengela turacamo duteganya na Gidura na karere kandi bakita gute Longai rero bazahura ari benshi kandi uko bazahura ari benshi tuzagenda dukuramo kugeza tugeze muri demi final hasigaremo abakobwa 12 abo 12 tugezeho tugera final dukuremo abakobwa batandatu bazambara amakamba kuko muzabikwisobanurwa na coordinateur muzukuri turishimye twabaje ibibazo byiza bisobanutse bifite umurongo ujyanye n'umuco ibibazo bijyanye n'ubumenyi rusange ibibazo bijyanye na history na geography kugira ngo twumve neza nimba aba bana bacu bafite ubumenyi kugira ngo bazatorwemo Miss uhiga abandi azaba ari umukobwa ufite ubwenge wasubije ibibazo neza kandi wumva neza ikigamijwe ufite umushinga mwiza azageza ku bandi kandi uzasubiza ibibazo byiza kandi mwiza kugihagarara kuko ibyo nabyo tuzabishingiraho hari amanota ajyanye n'ubwiza n'igihagararo nuko ateye hari amanota ajyanye n'ubumenyi rusange hari amanota ajyanye n'ibibazo by'umuco hari amanota ajyanye na history na geography byose bishingiye ku muco wa kinyamurenge n'ibibazo bijyanye no kinyamurenge n'igihugu cyacu muri Kongo nubwo turi hano turabakongomani ubumenyi muri rusange twabonye barabufite kandi ibintu bibazo burya ni ikizamini ntiwavuga ngo hari n'ugira ubwoba ntabisubize neza ariko icyo tubakangurira nuko bashira uko ubwoba bakigira icyizere niba mubaza umushinga awutegure neza avuge neza ibyo azageza ku bandi bakobwa nibyo nitwo tubashakaho kugira ngo baze gukanira kamba y'amafaranga ntabwo ari makeya kandi n'intangiriro mu yindi myaka tuzagira amafaranga menshi kurushaho ababyeyi bakirimo babishidikanyaho batekeza kuko atari ibintu byiza baribeshya cyane nibaveho bakura urengeti ku maso turimo turakora ibintu bijyanye n'umuco nta bintu turimo dukora bibi ni ibintu byiza nta myambarire mibi nta kintu na kimwe kibi niba bisubiza gusa neza umwana uyu mugabo nikunze kudusetsa nimba atari kanyamukwego bavuze ngo uzatsindira 100 ntabwo azaryangwa icyajya sukuma imbogamizi twahuye nazo nuko abantu bose biyandikishije sibo bose bahatanye duhura n'izindi mbogamizi ugasanga biyamamaje cyangwa se biyandikishije hari criteria nk'imyaka tugasanga bamwe imyaka irarenze abandi iracyari mike abandi baraburamo nk'icyangombwa ugasanga benshi bavuyemo hanyuma niyo mpamvu hakompese bake bitateganyijwe nuko twatekerezaga kubera izo mpamvu zo kutuzuza ibyangombwa ababishaka ni benshi hari bamwe bavuyemo ku mpamvu zabo zitunguranye hari abandi bavuyemo ku mpamvu zuko batujije criteria akipima wenyine yamaze kwiyandikisha
bakamubwira tugenda ushaka ibi n'ibi utujuje akagenda agiye abandi bakitinya. Byose biterwa n'imyumvire. Imyumvire burya abantu baratandukanye, nubwo babanganya imyaka, nubwo baba barabaye ahantu hamwe, ariko haba bamwe bagira imyumvire yabo byenda bishingiye ku buryo ari abakonservateur bakomeza ibintu badakunda impinduka, ariko mu by'ukuri iki kintu ntacyo cyari gitwaye, kirimo inyungu nyinshi cyane kuruta ingaruka. Ingaruka zo navuga ko ari zero, nta kintu bihungabanyije ku bana b'abakobwa baje mu irushanwa, ahubwo ni byiza kuko no kwigisha abana kwigirira icyizere, kandi umuntu wigiriye icyizere mu buzima iba ari intambwe nziza ituma atinyuka ibintu byinshi akaba yabikora. Kandi koko turabizi umukobwa ni nk'umuhungu, bakomeje gufinagazwa cyangwa se imico yacu yatumye abakobwa bacu biyumva ko badashoboye, ariko bameze nk'abandi. Ibintu byose umuhungu ashobora gukora n'umukobwa yabikora. Rero ababyeyi rwose ndabizi hari bamwe babyumva kandi bumva ari byiza, nibo babyeyi baba abana bagiye biyandikisha, ariko nanone hakaba abandi bagifite iyo myumvire ivuga ngo umwana w'umukobwa wanje ni mureka akaje hari yagiye kubikirara, bene ibyo ngibyo. Ariko mu by'ukuri mbonero no gutanga ubutumwa kuri abo babyeyi ntacyo bitwaye, n'ubundi abana b'abakobwa babo ntibabizirikaho, ntabwo 24 hours baba bafite aho bari. Iyo baja ngo ni mu bitaramo nahe hose ntibaba bari kumwe, n'ubundi barashobora kuhahurira n'ibibazo. Rero aha ni heza cyane kuko umwana haramwigisha icyo ni cya mbere. Icya kabiri ashobora gutsindira iryo kamba rya nyampinga ririmo amafaranga, nabyo ntitubitsinda kandi turayakeneye. Ikindi kandi aha murabona mwibare ko mungana abanyamakuru muri benshi cyane, abana b'abakobwa kubatungaho kamera gutya nabyo ni byiza. Ni amatoresho mwa mubatunzeho mugani w'imvugo y'ubu ngubu. Mutuma bagaragara no gushakwa nabyo bishobora kuvira ahangaha, abashaka abageni nabo buriya baba bategereje bababona rero bakavuga ati mbonye umugeni. Ibyo nabyo ni byiza ntitubitsinde. Ntawe ubyara umukobwa ngo areke kwifuza ko azashakwa kandi neza. Rero rwose nkumva mutinyuke, twaje mu mujyi nk'abandi tugomba kuba evoliwe, ibitekerezo bikareka kubatama ahandi. Ntabwo turi minembwe cyangwa imirimba, hano turi mu mujyi kandi turi muri 21e siècle. Ibihe byarahindutse, tureke gukomeza kumera nk'abantu bo mu kinyejana cyashize, tugomba kujyana n'ibihe. Rero ni ngombwa ababyeyi rwose mwumve nta byaha birimo hano, ngira ngo nta n'idini yanga ibi ngibi. Ninde mise wa mbere utarabaye Esther, kandi yari mu gihugu cy'ubunyaganya, nawe yari impunzi ngatwe, yari mu gihugu cy'ubuhungiro, kandi abamisi mu bakobwa 300 abamisi, kandi iyo baba bavuga ngo Esther aratoranywa bose bavuga ngo haleluya. Icyaha kiri hehe nimba umwe muri abakobwa abaye miss, umwami ngo amutunga inkoni, nawe azatunga inkoni kandi ahabwe n'igihembo. Nta kintu kirimo kibintu kuri murakaze neza. Ku bibazo by'umuco twababajije, nukuri twabonye benshi ntibabisubije neza. Turifuza ko abandi muzakurikira. Twateguye ibibazo byinshi bijyanye n'umuco, kukubwira ngo indongoranyo ugasanga umuntu arakubwiye ngo ninka ngo baza gukumugeni. Oya sibyo, turabakosora ariko tukababwira ngo bagende bihinge harya bavuga gute, bagende bagerageze gushaka, bashakishe ibintu by'ikinyamurenge. Nimba bakubajije ngo ni ibiki, twabyibajije hano kuko mwana bifashe ntabwo tubisha ibyo bibazo. Ni ibihe bintu kirazira umukazana aziririza yirinda gukorera sebukwe, bitari bya bindi kumusuzugura cyangwa kwambara nabi, bya bindi bya kirazira, kugira ngo amenye gutsinda n'ibindi bisubizo zagiye bivamo. Ni ibintu bisanzwe, bagende barebe ibibazo byose babisubiremo, babaza ababyeyi kugira ngo bazahatane. Guhatana no kubanza ugashakisha, ntabwo babisubije neza cyane ariko baragerageza. Impinduka twabonyemo ni uko abantu bagihaye agaciro, tugendeye nko ku rugero abanyamakuru, nuko nta mukameramani waturutse ku rundi ruhande ngo abafotore namwe. Twabonye amakamera menshi, ni ibintu bidasanzwe ku bintu dutegura nk'abanyamurenge, hari benshi batabyitabira. Twabonyemo impinduka yuko hari abantu babyitabiriye kandi babiha agaciro.
kandi tubona izindi mpinduka ko byabaye ibintu biri serious atari ibintu by'ikinyoma. Ikintu nakangurira umumama mugenzi wanjye cyangwa se abamama bagenzi banjye nabakangurira kugira ngo bohereze abana babo bazaze mu irushanwa, nubwo batabohereza kano kanya bazabohereze mu rindi rushanwa rizaba rihari, kuko ni irushanwa ririmo ibintu byiza byinshi, ririmo kwigisha no kwigiramo byose hamwe. So nabakangurira kugira ngo bakomeze bagire umuhate wo kuza muri irushanwa rya Miss Mulenge. Buriya gukoresha n'ubu naje sinovuga ikinyamurenge ngo mvuge phrase 10 ntarashiramo ikinyarwanda cyangwa se urundi rurimi, kubera ko bitewe n'ahantu twabaye twagiye dufata wenda indi mico, ntago ari byiza ko umuntu avanga, ariko hari igihe amateka nyine bituma nyine biba. So kuvuga ngo umuntu yasubije wenda mu kinyarwanda cyangwa se arimo yavuze iri mu kinyarwanda cyangwa se mu rundi rurimi cyangwa se akavangamo n'igiswahili, biterwa nk'abo bana benshi bavukiye nko mu Rwanda, ntago wababuza kuvuga ikinyarwanda. Yego tuba twifuza ikinyamurenge kizira kuvanga. Naje navuye ruguru nkiri mutoya, rero nimvanga ntimubimpore. Nk'abakobwa bagenzi banjye cyangwa aba mama bafite abo bakobwa, ikintu nababwira ni iki gikorwa ntago cabuza umuntu kwiga cyangwa se gukora gahunda ziwe. Ni igikorwa gishaka kutugeza kuri ndi terambere wenda tutarageraho. Hari igihe ushobora kuba ufite plan cyangwa se ushaka gukora ibikorwa runaka ariko utabifitiye ubushobozi, ariko iki gikorwa caje kugira ngo bitewe n'umushinga ufite ushobora kugera ku bintu bikomeye bitewe n'umushinga wawe ukuntu wawuplaninze. Niba ufite ibitekerezo udafite kubishira mu bikorwa kubera ko udafite amafaranga, rero hano ushobora kuhakura igishoro gishobora gutuma ushira plan yawe mu bikorwa cyangwa se muri pratique.